waje kundeba ngo tujye gukina nawe mwana wanjye rero tumaze kuba gakuru ariko ntukagende utabwiye tuzagenda guhura n'abandi bana bakabona mama wanyweshe urangiye ihangane nari nakubuze kari gake nabonye n'umushyitsi ndabona sama muri gisawa ndaje mu kanya njye guha amafaranga ujyana gutuma ariko kazungu mama uzi n'ikindi nahuye na papa wavuye muri siporo yarangiza ati yari ari kwirukanka cyane ari kumwe n'abagore oya sinzara yaragiye gusa mbwenga agiye mu itara ariko mama ashobora kuba yaguciye inyuma kuko yabwenga agiye hano hepfo wamenya yaragiye gukora iki uri kwiga agiye hariya hepfo kumenya kugurira biswi birashimishije umeze bite se umeze neza komeza sheri muraho neza umeze neza karinda umeze neza kamera ego none se umeze mute ndetse nagiye mu disiporo kubera ko nkunda siporo ntabwo niyo mpamvu ufite amatovu ikibazo kimeze nabi none se tujye kukuzanira akaji akaje se buriya ntabwo ndaharuhuka neza kandi tuganiriza mbese sheri wari warushye umva narishye ni ukuri kw'Imana ariko ndagukunda humura ihangane nta kibazo Linda yambwiye ngo yakubonye iyi nari ndi muri siporo ahubwo usigaye uzerera cyane oya nta kintu navuze papa gabanya ariko usigaye uzerera cyane ariko umugabo wawe akantu rero umukobwa wacu ushaka kuzajya kumugurira agakanzu keza n'udukweto twiza akajya gusura abandi bantu nyine ukamenya ko turi abantu b'ababosi b'abasirimu dusobanutse yego nibyo rwose nibyo Linda wagiye kwiga ntabwo wagiye kwiga kubera ko ibintu byo kuzerera byita kuzerera biriya bintu byo kuzerera bireke ishuri ni irambere sibyo yego gukina bizahoraho banza wige sibyo banza wige yego ese kari imfura yacu imfura ya se gusa nyine nawe arabizi ko tumukunda tuzamutembereza hose tuzakomeza tukwiteho ariko natwe tugusabye kujya uhita kwiga ukazaducungura igihe natwe tutifashije sibyo niwe mfura yacu rero sogokuru wawe arabizi arabikunda sogokuru wawe arabikunda mama wawe arabikunda sibyo ni abanyakuru baragukunda ni abanyagusenge baragukunda na mama wawe aragukunda kandi tutigeze tugera nawe nicyo twifuriza yego ariko sheri umwana wacu tugomba kuvugana akajya reka ari kuzerera agiye gusura abandi bana yego ibyo byose ni ukubitekereza kandi kumbaye kamuna kantu cyangwa agasaza kawe yego kandi ikindi ari ahantu bata ko tuzatembera ariko nta kibazo kubera ko murabizi ko akazi kanjye mba nihuta nta kibazo ari buze kubaha mu mwanya nimugoroba hari ikibazo nta kibazo mugabo mwiza yaraye amahoro nanjye ndagukunda sawa sawa ko rwanda rero wa papa wawe yego nta kibazo hano nawe nashakaga ngo tujye ahantu uri hose ukangeze hafi n'iwawe rero undi wagiye ureka umugore akabyumva
uziye twari tuje muzehe kora iki umuntu twashakaga ko turegera muzehe yabagize ati ariko mubangamira muzehe shaka ko muroga apana bwo kumwica muzehe agasara yego muzehe agasara kiruka yego murapfa iki shaka kumurogesha muzehe ntacyo umuhoye ni uko mbangamira wowe twari turi kumwe muri make uramuherekeje yego nta kibazo ufite nta kibazo kundi ibibazo ariwe byarenze oya nawe ugiye ku ruhande maze mbaze uyu nguyu yego murakoze niko arame muzehe bakubwiye ko uzahazana amafaranga ufuragira kugira ngo ushake umusaza ubwo yagukoreye iki kuko ari kumbangamira muri gahunda ashaka gukora muzehe icyo kiba nyine akaba aricyo azira ko niba ari umugabo n'uwandi umugabo wanjye abeshya uramuhoye iki ari kumbangamira muzehe urashaka kwitera ukaba hatavuga yego muzehe baduha amafaranga nasobanurira muzehe gatatu ufuragira wawuzanye nangahe muzehe makumyabiri bazazana n'inkoko n'ihene byose bifite ibara rimwe ntayagendanye muzehe urayabaha kuri telefone muzehe oya ndagukopa nzaza kuyitwara umunsi utazi utinda kuyaza nta kibazo muzehe narengeye gushakira umuti urabyumva umuti wanjye urakora si we wa mbere nigiyeho sinabuje hano sinarwaye unyumve neza uramuka urenze ku mategeko bizarangira umwishe kandi amafaranga yawe ukayazana kare wanyumvise yego muzehe ndabona iki ni igikuri gikura umugabo ku ijambo akakumvira iri ni ibaba ry'igishwi bakubwira ngo yavuga ngo yarakuroze akavuga ngo ashwi uyu ni umwamira wamira abanzi wawe iri ni igufa ry'intare yakubona akajya abona uri intare akagutinya
zamuheza ku buriri akajya abyuka ari uko umubwiye ngo byuka. Uyu muti uratongereye, urawujyana ushyire mu kiryamo cye, ukubona ko ari aka gato uzirinde kakabona. Singusabye kumpanga wundi. Ikindi azajya abyuka ari uko umubyukije, abyuka ajya mu mirimo ukeneye kamukorera. Wahaye iminsi 3 kanzanira amafaranga, watinda haza kuyitora. Agenda Murakoze mubyeyi. usibe kutaza kureba ntawe wasezera. Yimega umurozi we. Igose? Yakoyo. Ntabwo ntareba. Ibintu yakoze. Warimo gukubitwa n'inkuba n'umukino mukino. Kana bajya gukora. Okay, kanze gatoya. Shirinde ntabwo wabagenda ko bigoranye. Nkora iki? Ese wowe twirirwanye mu rugo nani ikintu wategura n'ahibyo. Wowe ko hano hari wakoze iki? Ese ushaka ko byose nzajya byikorera? Ibyo sabira kureba. Ngaho basi reka ngusaba ikintu kimwe. Ushaka kuba umugabo hano mu rugo bikuharire? Gisa nkayo bazakunda. Buri gihe. Ntukansitereze ndakwiyandika.